ugiye gusubira mu nzu yawe nkasubira mu nzu yanje nk'abantu mwe Imana isubiriza igenge ku bwanjye mpa Imana icyubahiro rwose kungurira injire mu nzu yanje ikintu nzaburamwe nzababwira agomba kucishura ikintu cyose gishobora amafaranga se njye n'ubu ntabwo ndabyumva neza umuntu kuko nanyinjirira mu buzima bwanje arabizi uburyo byabamo sishaka umuntu nyinjira mu buzima bwanje ikibazo nari mfitanye nawe arabizi cyarangiye nawe yanabivuga ariko birangirira aha ngaha ibyawe nawe ngiye mu buzima nshobora kumenya umuntu umwe cyangwa babiri ariko iyo byanze byose ndabareka nkamenya abana banje hari nabo mbafise ku mutima wanje nkunda niyo njyanye sishobora gusengera buri munsi barahari bora nawe ari kukumva rwose ugire n'ibyo umubwira ugire n'ibyo umutangariza yego ngira ngo ari kunyumva wenda sina ngombwa yo kwirirwa anamuhamagara cyangwa se mubwira ibindi ari kukumva rwose ingenzi nayamubwiye wenda ibindi no kubivugira aho ngaho ngira ngo ari kunyumva abonye ibyawe yego cyo twapfaga icyo ngicyo ngira ngo iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye Yes, reka nongera ngo ikaze dukurikiranye kuri Manzi na Innocent TV muri kumwe na Nyashya Rwanda Rwanya rwakaza muri gisho rya Rwanda gusa mutoro saa 7 n'umugoroba saa 8 cy'agasambi muri bicare kuri Manzi na Innocent TV irebere byinshi byiza twakwa gutegura umwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito ndagusaba kuri subscribe n'imitare wayikora ndetse nawe wayikoze na kugira ngo usaba cyane kugusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigende bigera mu mpande zigiye zitandukanye simaze iminsi nkwinginga ngo usaba cyane kunyandikira muri comment kugira ngo urebe icyakunze n'itakunze kugira ngo menye ngo ndongera iki cyangwa se ndagabanyikirwa ntangire mpereza ikaze abakunzi bacu wori muri Amerika Asia Afrika ndetse na Australia bari mu gujyo buturanye Uganda Burundi Kongo Kenya Tanzania ndetse nawe uri imbere mu gihugu amajyepfo amajyaruguru asirazuba n'uburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali tukakubwira ko urukundo ugenda tugaragariza umunsi ku munsi ndetse n'inama ugenda tugira n'ibikorwa byiza ugenda ukora ku bwacu ndetse no kubwa abanyarwanda Imana izabiguhera umugisha kandi mwinshi cyane nk'abantu mwe murambona mu kayirandi hejuru y'amabuye ndimo ndagenda mushaka kwibaza ngo ngiye hahoze nko kwa Ibraz cyangwa se kwa Bera nari ndi mu rugo Bera arampamagara arambwira ngo aranshaka navuga ati se uranshaka he ati njyewe ndagushaka iwanjye ndavuga ati wowe ko bahakwirukanye ukaba utakihaba wagiye gukora iki ati we banguka uze navuze ati reka ngende ngereyo numva icyo cyakira ningira amahirwe ngasanga ari amahoro biraba ari byiza nitsanga ari ibibazo nabyo umuntu nyine aramenya uburyo byitwaramo gusa mwabantu mwe ntabwo byoroshye njye burya mpamagayemo nibyo byantunguye nibyo byatumye ntekereza ibintu byinshi ndavuga ati se kambwiye ngo musangaho yabaga mu rugo rwiwe ndamutse ngezeyo ngasanga n'ubundi ni ibibazo ngasanga wa mu diaspora aracyahari bari gushwana n'iki nabikugenza nte nabifata nte ko nta mafaranga mfite wenda ngo mbe nayatanga ko ntaki ariko nk'umuntu w'umugabo ntago ngomba gusubira inyuma ku rugamba nk'umuntu w'umugabo ntago ngomba gutinya urugamba nk'umuntu w'umugabo ngomba kubicamo nkagenda nkamureba nkumva neza icyo ampamagariye nkagisobanukirwa neza nimba ari ibibazo nyine nkabyadabuta tu rero reka mpagere Nyagasani ndabona si ibintu nta mahorora mbona buri wese ari mu bye sinzi rero uburyo ibintu ngende buze kubisobanura ariko ndabona ko mbona sana kinafu sinzi kamavugisha wenda numva ikintu nyamukuru amamagare Bera bimeze bite muraho neza
amahoro biragenda neza kumwicaye inyuma y'inzu ifunze nagerageje Bera Bera yewe uburyo umpamagayemo by'igitaraganyo kambwira ngo uranshaka nanjye nkaza nihuta ariko wavuze ko njye naguhamagaye kuva mu gatondo ukaba uhageze. Telefone yanjye sinzi ikibazo ari gifite. Telefone yanjye sinzi ikibazo ifite. Iri kwanga rwose umuntu ari kumamagara akambura kandi telefone iri kwanga. Ngo nyine yapfuye nta kundi byagenda. None se nta mahoro? Nta mahoro bimeze neza. Nta kibazo? Siko mwasize siko musanze. Gusa bimeze neza naba uwo yashobora kubabwira uko bimeze. None se ko mbona abantu burya abantu bari ahantu hari amahoro baricara bakegerana bakaba baganira. Twaba inshuti se kugira bigende bite? Mwaba munaganira ariko ureba distance irimo hano hanga. None se nizere ko noneho ibintu ari amahoro. Sibyo? Ni bimeze bite? Ibintu n'amahoro. Nizere ko noneho nta nduru nta ntambara byaba. Nta nduru nta ntambara irimo. N'ibintu n'amahoro. Ni amahoro? Ni amahoro rwose. Cyore. None se Bera impamvu nyamukuru nyine ni iyihe? Nyamukuru naguhamagara. Fasha gutya. Kubera nyine ibintu biba byarabereye nyine kuri YouTube. Yego. Ari kumva. Yego. Nabonye. Egera hino rega twicare hamwe tuganire kuri. Sinshaka kwicara. Maze igihe nicaye. Maze igihe nicaye amajoro naraye arahagije. Ngo ngwino tuganire mahusha. Uri kumva? Yego. Naguhamagaye kugira ngo bwire yuko yego bamuhaye amafaranga yiwe yashaka akanyugurira. Ugiye gusubira mu nzu yawe? Nkasubira mu nzu yanje. Nk'abantu mwe Imana isubiriza igihe ngiye ku bwanjye mpa Imana icyubahiro rwose. Imana isubiriza igihe kandi jya nkunda kubibwira abantu nkababwira ngo ibyo ubona ari nk'imisozi imbere yawe. Bera ibyo bintu sinabikubwiye ejo bundi. Oya wenda ibyo ngibyo ntabwo nari mbyiteguriye ariko ku isi haba abagira neza haba abantu beza cyane. Umuntu rero wamfashije aramwishyura ubu byarangiye. Ese kuki atari gufungura inzu y'abandi? Nije namubwiye ngo areke gufungura abantu bose babibone fungurire injire mu nzu yanjye ikintu nzaburamwe nzababwira agomba kucishura ikintu cyose gishobora amafaranga se njye n'ubu ntabwo ndabyumva neza. Umuntu yifashe wumugira neza ukorera Imana ushaka ijuru n'ubwami bw'Imana aravuga ati nguhaye amafaranga cyane se ko mwumva ari bi message wa reka ndebe neza wimwereka message se ntago ari bubyumve. Oya reka ngende banjye nemera mbonye nka Toma sibyo singiyo message se nk'abantu mwe dore message ngiyi you have received icyo cyongereza cyawe naco nawe nk'abantu mwe abo dufunguriye ariko dufungurira inzu yacu ariko ngewe icyo nabwira abakunzi bacu nibo byabona nawe Nyasha niwe cabona ndahari. Murabona umuyobozi we ko yatuje yacecetse yabuze amagambo avuga. Imana icinzira naho zitari. Imana ikora ibikomeye cyane byagenze neza. Yego urumva hari abantu ngubu ahangaha hari abantu bakunda wemere kongera kwinjira mu nzu yawe. Inzu cyose nta kintu cyose nawe ubu nta kibazo ufite ni mufungire inzu. Umuyobozi wowe ejo muri ibintu byawe waravuze ngo umuyobozi telefone igendere cyari ikindi sibyo gufungura hano umuntu akinjira mu nzu. Mwifungurira mu nzu. Umuyobozi nawe arahari. Yewe nije uzafungurira inzu nzabaforera buri kimwe cyose. Nimba hari ikintu nzabura nzababwira. Kubera kwizera umwana w'umuntu kinogiye abana b'abantu babaye babi cyane ntiwamenya bashobora no kukugirira nabi. Abantu ntago kinogiye turi beza nanjye nishizemo. Ni nkuko umuntu ashobora kukwereka ko ari inshuti yawe kandi atari mwiza. Ngewe wenda umuntu ndamushimira ko sinamuvuga izina ndamushimira yarakoze cyane
ikindi nacyo yatumye isubira mu nzu nari mfitemo ibintu byinshi umwana ntiyaracambara ariko ubu ngubu arambara nibyo nashima ngiye cyo nasaba rero n'umugore imbere y'uruhame rw'abantu n'umuyobozi abyumve hano kuri YouTube ikindi kintu nacyo n'umuyobozi niwe nzitabaza nimba atari n'umuyobozi simbizi yego nihagira ikibazo nge nzagira ngomba kuzabimubwira yego ikibazo nzagira nzagaruka kuri runo ruhame mbimubwire wagiye sikabireba hari ikibazo urumva kandi ikindi kintu nacyo nta kintu nshaka we wabonye message byarangiye kandi yarayafite urukumva umuyobozi siwemera ko amafaranga yafite wivuga ibintu byinshi je niyongera kumbangamira canka akabwira umugabo wanjye ngo cena ce ashaka abandi bagabo nawe nyashura hari ndahari n'abandi barahari Hoya nje ntago mpari kubwuyu ntago nje nose nje uje kunsindirana kuri umusore nkawe ari yashatse umusore nkawe ariko bura wasanga icyo yashaka ku mugabo wawe atarakibonye ubundi se yatubwiye ni giki yabonye ku mugabo wanje akomeza kumwiruka nje ikintu njya avuga n'abandi bagabo bose yabiruka akabibakorera gusa ikintu namuhanura nk'umumama nkanje nkaba ndi umumama yego yagenda niba amafaranga akakoresha ubuzima bwiwe busanzwe ariko ntazongere gutesha umutwe w'abagabo ababesha uri kumva hama ikindi naco nifuza yuko atazongera kunyinjirira mu buzima na gato bwanje kuko nanyinjirira mu buzima bwanje arabizi uburyo byabamo sishaka umuntu nyinjirira mu buzima bwanje ikibazo nari mfitanye nawe arabizi cyarangiye nawe yanabivuga ahubwo agira urugendo rwiza anagira ubuzima bwiza icyo agomba kumenya yego ntazongere gutekereza umugabo wanjye wiseka ntazongere gutekereza umugabo wanjye cyangwa mutekereze yaje kubi wiwe n'abantu mwese mu byumve nimwe muzaba buhamya agenda amenye ibyiwe naje menye ibyawe ntagira ahantu nzongera guhurira nawe nahuriye hamwe ahangaha hari byinshi atazi namufashijemo ariko birangirira ahangaha ibyawe nawe ngiye mu buzima nshobora kumenya umuntu umwe cyangwa babiri ariko iyo byanze byose ndabareka nkamenya abana banje hari nabo mbafise ku mutima wanje nkunda niyo njyanye sishobora gusengera buri munsi barahari yego rero ngiye nk'ikintu navuga ngomba guhamagara n'umugabo wanje mukamuvugisha nanjye nicyo nashakaga urumva mubwire ko winjiye mu nzu yawe mukamuvugisha nawe akagira icyo wose ubundi uravuga iki kuri ibi bintu bibaye wowe icyo ugomba ariko babajwe no kubuza umugabo nacyo gishobora kuba cyamubabaza abantu mwe ntago mubazi ashobora kuba yabonye amafaranga ahubwo yavuga ati nge nzabona umugabo ariko bikarangira nta kintu abonye amaye anasebye ndanashiraho parariyeri ishyireho nawe abyumve bebe bimeze bite bimeze neza nyene banyasha bari hano bashaka kuvugisha ku byabaye banyasha bari hano bashaka kuvugisha ibyabaye twizere ko no muntu atazongera kutwinjirira mu buzima yango muri mu kiganiro ibyo ngibyo ntago nabivuga ariko wowe bagomba kukuvugisha Alo mwiriwe neza papa mwiriwe neza murakomeye madamu yarampamagaye yampamagaye ndi mu kazi arambwira ngo aranshaka ariko ndigomwa ndahagera ahubwo wari wabuze umwanya namubwiye ngo hamagare ageraho ngaho mu rugo wabibonye byabaye nabibonye ndahageze rwose baransobanuriye ngo amafaranga yishyuwe wowe ku bwawe uri kwiyumva ute aho amafaranga yishyuriwe madamu wawe yari amaze iminsi yarasohowe mu nzu ubu ngubu akaba yisubiyemo
ibindi birenze cyambere nuko banze gushima Imana ko bazo narinzanye n'uwo muntu tuvuye mu nzira cyakemutse. Yego. Kuko byari bimaze kurengera, byari bigeze kuri level. Bigenda gutyo. Yezi niba muri kunyumva neza. Turi kukumva neza ariko harimo akantu. Yihangana aribyo ndimo mu kazi. Noneho yego. Muri kumwe nawe turi kumwe na wa mubyeyi na mu diaspora nawe ari kukumva rwose ugire n'ibyo umubwira ugire n'ibyo umutangariza. Yego. Ngira ngo ari kunyumva wenda sina ngombwa yo kwirirwa nanamuhamagara cyangwa se mubwira ibindi. Ari kukumva rwose. Ingenzi nayamubwiye wenda ibindi nuko bivugira aho ngaho. Ngira ngo ari kunyumva abonye ibyawe. Yego. Cyo twapfaga icyo ngicyo ngira ngo hagati yanjye nawe hagati yanjye n'abantu baje please. Ngira ngo ari kunyumva. Ndo kumva. Yego. Bamubwiza ukuri. Ibibaye ni nkamina ko nta muntu wabitekerezaga ariko ngira ngo nawe turarangizanyije. Nta kibazo turarangizanyije. Nta kindi kintu uzajya kubaza. Ntacyo nzajya kubaza byarangiye. Urakoze cyane. Karame. Baba rero ncire gato kuri mikoro. Uri icyambere ndabashimiye cyane, ndabashimira buri muntu wese. Yego. Bitanze buri muntu wese watubaye hafi kuko n'Imana ntabwo twari tuzi ko yakora ibi ngibi kandi Imana niba akoreramo ni ukuri mwarakoze. Nyacya nawe warakoze. Urakoze cyane. N'abandi bose wenda batubaye hafi. Imana ikomeze ibaho umugisha, ikomeze ibongere mu byo mukora byose kuko byari iby'agaciro kubagera kuko iyo tutabagira na n'ubu twari kuba tukiri muri ibi ngibi cyane rwose. Uko yabyumva uko byagenze kose arakuzi gusa Imana ishimwe ko zangizanyije nawe. Amen. Subiza. Reka ngusubize madamu. Yego. Bimeze neza. Nabo bameze neza. Ngewe urabona no mu mama ibintu uburyo yambabajemwo agatuma njye ndara namaze iminsi 2 nambaye imyenda. Ariko byarangiye. Ariko ngewe namubwiye ko byarangiye. Ntazongere kukwinjirira mu buzima habe na gato. Avyemera imbere y'abantu ntazongere n'umunsi n'umwe. Sawa. Turavugana iby'iwacu turabivugana. Hama sawa nawe umere ugira ibihe byiza umere neza turavugana. Nk'abantu mwe rero muyobozi uwo ni umutware w'urugo twavuganaga nawe. Nizere ko nyuma y'ibi ngibi nta zindi nkurikizi uwo muntu azagera kuri uwo muryango. Nta kibazo nge turabyiganiraho ngiye nabo nta kibazo. Mubyemeze muvana mubyemeje n'abantu nk'abamwe murabibona. Injira mu nzu urebe. We wa muyobozi we. Nta kamera bagushyiramo. Yereka nkubaza. Yego. Ngewe ashobora kuba yaraje muri ino nzu yanjye. Yego. Ibintu mbafite mwe imyenda hari ibintu byinshi by'abagore. Uri kumva ngewe nije ngomba kubireba nkamenya ko birimo byose cyane gose kuko ntabwo namwizera ntabwo ari mwene wacu nafana nge nawe namubonye akuze numva namubonye nako sinanamubonye akuze namubonye uko nguko aza mu buzima bwanjye ngewe nifuza yuko nimba wenda mbuze nyene nk'ikariso ico cambabaza ariko ari kindi kintu nanakimuhebera nkiberaho ubuzima bwanje ngewe agomba kugenda akamenya ubuzima bwiwe nanje nkamenya ubwawe kandi uzagira ibihe byiza ico nifuza Imana izakubabarire ntuzigere wenda uko mufata abasore ubona beza cyangwa abagabo ubafatirana genda ubeho ubuzima bwiza kandi no mu mama agaragara nk'umwana mwiza sinzi uburyo
bino bintu yabitewe ariko ashobora kuba yabitewe n'urukundo ariko ibyo rero birashira genda ubeho ubuzima bwiza kandi niza ariko wishimye cyane uzogubwe neza sinkikurakariye narakubabariye uri kumva urakoze ngiye mbabarira abantu kuko iyo utabona ayo mafaranga ntiwari kumbabarira ariko ngiye nakubabariye kuva bikiba kuko n'umugabo wanjye naramubabariye rero birangire namwe ugenda ubeho ubuzima bwiza gusa sishaka kongera kunyigirira mu buzima ngomba kubaho ubuzima bwanjye jenyine n'umugabo wanjye nta wundi muntu burimo ko umuntu azongera kunyigira shanyasha mu buzima bwanjye oya wazaba gushaka simbizi ariko nta n'ibintu byinshi ntabyo gusa ndishimye cyane ntabwo nabona byinshi murakoze cyane nk'abantu mwe ubu ngubu ikigiye gukurikiraho nuko Bella agomba kwinjira mu nzu agacekinga neza akareba ko nta kintu kiburamo yewe ncekinga muzagaruke mumbaze kano kanya ndahita cekinga ndacyo uryame kandi nshimira n'umuntu wese ukoze iki gikorwa ukoze ibi bintu wivuga abantu benshi wabihaye umuntu umwe nta kibazo nshimira uwo muntu wabikoze wabihaye Imana imuhe umugisha ni ukuvuga ngo wiyandikishije mu gitabo cy'abanyamugisha mu bwami bw'Imana kandi Imana izaguha ijuru izamuha ijuru ngewe nifuza ko yarimo hapana ngo izamuhe Imana imuha ijuru amen na kano kanya nuko ari umuntu usenga nuko ari umuntu umenya ikintu cyose urumva aba yasenze nta kintu cyawe kandi ikintu cyose aba yagisenze ntabwo ari nk'aba bantu bya bintu ibingibi usanga yarabeshaga ni umuntu usenga cyane sawa rero Imana ibampera umugisha muyobozi birarangiye berinjira mu nzu yawe babone winjira mu nzu yawe injira mu nzu yawe uyitahe wowe rero taha ugende ibyawe wabibonye muyobozi si ubibona reka manza mvugane n'uwo mugore oya nta muntu ugushyira muri kamera ujya kuvugana nawe iki kiri ko byarangiye inzu yabonye nyirayo mw'abantu mwe nanjye reka ntahe ubu ngubu warifuza ko nambara tuno tuyimoje abantu nibare nagenda ibihwa bincumita ubu ni muci ni igiki se wavuga ikindi ahubwo washimira nawe uri umuyobozi cyane mba nguhaye uwo muntu ukanamushimira icyo bigenda ariko mutakira muri izo kamera nta muntu ugushyira amarega nta muntu ugushyira se bagushizemo bakabona ubwo rujya rwawe n'uruto musore mutakira muri izo kamera nk'abantu mwe rero reka nitahire Bella Imana ishimwe rero kubibaye nzagerageza ngaruke kugusura tuganire umbwire ubuzima bwawe nuko nibyo wasanze mu nzu cyangwa se nimba hari ibyabuze sa Imana iguha umugisha bayi kandi nawe wari udukurikiranye Imana ikumpera umugisha no kubyo wakoze bayi.